niba hari ikigeragezo kibaho ni ugutunga umugore udakijijwe ariko ufite iwabo muratongana akaba yagiye kandi kumukura iwabo ni ukugenda wikoreye yigira impumyi murumuna wanjye akajya mu isoko ajya gusabiriza yigize impumyi kubera inzara kandi bakamufungurira ubwo uzadusezeranirize muri nibature ahita ambwira ati icyo gitekerezo ni cyiza ati n'abaririmbyi bazakuririmbe ubwo muri nibature ni muri ya materaniro ya mu gitondo burakeye saa 11 agasoza saa 12 yarabacanze yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse. Shuti bene data twongeye kubaha ikaze kuri channel ya Pasteur Theogene Inzahuke. Ni ya channel y'Inzahuke inyuraho ijambo ry'Imana n'ubuhamya bugiye butandukanye. Tubagezaho abakozi b'Imana turabararika kugira ngo baze badusangishe iby'Imana iba yarakoze. Dore ko ari channel icaho abantu bari barazahaye ariko babyemera kandi ko Imana izahora. Dore ko twabonye ko umuntu azahara mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuzazwa n'ibigeragezo n'intambara n'amateka atandukanye. Uburyo bwa kabiri ni ukuzahara mu byaha bigiye bitandukanye. Ariko hose twasanze umwami wacu Yesu Kristo ari we uzahora. Dukomeje gushimira remwe mwese mudukurikira, tunabaha ikaze mwebwe muri mu mbibi zose cyangwa se mu gihugu cyacu hagati, ari abari muri East Africa, aba diaspora bo muri hose, ari abari ku mugabane wa Afurika, Iburayi, Amerika ndetse na Australia, mwese tubahaye ikaze. Kandi utarakora subscribe nawe turamusabye ayikore kugira ngo inkuru cyangwa se ubuhamya n'ijambo ry'Imana ajya bibona bikigeraho. Kandi ujye udufasha gusangisha abandi ubu butumwa bwiza, ukora share ku bandi na like nayo muyikora. Turabashimiye, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murabona rero ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumuhe ikaze, araza kuza twibwira ariko tubanze tumuhe ikaze. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze Pastor. Imana ibaho umugisha kuduha ikaze. Murakoze cyane. Ni channel y'abantu bari barazahaye, nawe se wari warazahaye cyane rwose. Imana igira neza, Yesu akura kure. Yuko no kuri. Urabyemera ko ari inzara? Ndabyemera cyane. Sirashize no kuri umurenzare turi benshi ariko Kristo yaratuzahuye. Nawe uzahaye, muri yatugendereye nawe irahari kugira ngo ikugire neza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Uyu munsi ni njyewe, uyu munsi nuriya, ejo nawe ni weho, ejo bundi nabwo nuriya. Kandi Yesu ijambo ry'Imana yatubanga naho yababaza umuntu izageraho imugirire ibambe. Mukozi w'Imana reka dutangire tubaha ikaze mutwibwira, munabwira n'abadukurikiye. Nitwa Niyonsenga Irene, ndi umuvugabutumwa mu itorero rya ADPR Paruwasi ya Bibare ku mudugudu w'Imasoro. Ndashima Imana rero ko Imana itwemereye ko tubana turi Inzahuke zazahujwe na Yesu. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Irene ninde? Irene ni arubatse, Irene imivukire, mikurire, mbese mu ncamake utubwire Irene tumumenye, twe turabazi. Ni nayo mpamvu tuba twabararitse kugira ngo muze dufatanye kubwira abadukurikira bose neza y'Imana. Ariko twakwibwira abadukurikiye. Imivukire yanjye nayo irimo ibitangaza, kuko ndi umwana mukuru kuri papa na mama, ariko mama ni umugore wa kabiri. Nayo ibyo ni igitangaza, kuko papa yari afite umukobwa bagombaga gukorana ubukwe, bazasezerana. Hanyuma kuko mama yakoreraga abazungu, kubera gukorera abazungu amenya kwiyitaho. Rero umunsi umwe avuye ku kazi yahuye na mama, papa ahura na mama. Uko baganiye, uko babyemezanyije ntabyo nzi, na amateka ni inkuru, baza kwemeza kuzabana. Hanyuma kubera ko papa yari afite undi bagombaga gusezerana, kuko bari barasezeranye mu buyobozi, yasigaye kujya muri kiliziya, ashaka kwica ubwo bukwe ajyana mama. Ajyanye mama barabana, hashize icyumweru babana, nibwo uwo mugeni wa papa
bamubwiye ko yizaniye undi mugore nuko ubwo biba ngombwa ko nawe yizana baba abagore babiri mu nzu. Kuri kose igitangaza kiraho rero mvuga ngo mu mivukire yanjye navuze ngo ninjye mwana mukuru. Kuba mukuru byavuye iminsi mama yamazeyo icyumweru cyose watarahagera mama yasamye inda yanjye. Uwo nawe ahageze nawe hashize ikindi cyumweru nawe asama indi nda. Ni ukuvuga ngo umwana w'uwo mugore nanjye iwacu dukurikirana icyumweru. Hanyuma ubwo mwabo bagore babiri ba papa buri mugore afite abana 6 na mama natwe ni 6 kandi buri wese afite abakobwa 3 n'abahungu 3 natwe iwacu ni abakobwa 3 n'abahungu 3 ariko abo bana bose nuvuga ngo buri mwana w'umwe mugore n'undi mugore bagiye icyumweru nuvuga ngo umwe yarabyaraga akagemurirwa n'undi yabavuye kwa muganga uwamugemuriye nawe akajyayo. Ukiri aho ngaho ndagira ngo use nk'utumara amatsiko uratubwiye ngo umwe yabyaraga undi igihe yaruhutse undi akaba ari umugema babaga mu nzu imwe cyangwa zarinze ebyiri zegeranye? Oya kuko itegeko ryahaga ububasha umugore wasezeranye ko nubwo mama yabanye nawe ariko ntabwo basezeranye. Uwo yari yarasezeranye bivuga ngo igihe yaziye ni naho ubuhamya bwo kuzahara kwanjye naho bwatangiriye. Burya ngubwiye ngo narazahaye Yesu araza kunzahura ni ngombwa ngo ngwereke impamvu yo kuzahara kwanjye. Ni ukuvuga ngo itegeko icyo gihe ryahaga agaciro umugore w'isezerano. Rero uwo mugore akiza asanga papa yarazanye mama byabaye ngombwa ko mama ava muri urwo rugo n'imitungo yose isigara kuri uwo mugore, ahubwo papa ashakira mama ahandi hantu ho kuba amugurira kandi kazu hari hatandukanye cyane kuko ni mu mirenge itandukanye. Gusa uwo mudamu we yabaga mu giturage n'imitungo yose, ariko twe tujya ahasa n'ahari isantere aho bitaga Amahoko. Hari agasantere gakomeye na n'uyu munsi karacyakomeye naho ngaho rero. Ubwo birumvikana ni amateka abadamu 2 umwe 6 ndabana 6 umwe abakobwa 3 ndabakobwa 3 nta wamenya iby'Imana mu bubasha bw'Imana mu budahangarwa bw'Imana. Muri rya jambo yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, nzi ibyo nibwira ngomba gukora. Dukomeje kwiga byagenze gute ko mwumva mwari abana benshi kandi badahuje umubyeyi? Byo byari byoroshye? Kwiga byari byoroshye kuko papa yari afite ubushobozi. Yari comptable wa commune Kanama. Comptable wa commune kandi comptable wa commune kiriya gihe n'imicungire y'imitungo ntabwo byari bigoranye nk'uyu munsi hashobora kubura amafaranga bakagufata bakagushaka kurya ifaranga rya leta. Uyu munsi ntabwo byoroshye, ariko icyo gihe wageraga kuri urwo rwego ufite ubuzima. Kwiga ntabwo byari bitugoye, ahubwo imyigire yacu yaje kutugora ari uko papa amaze gupfa na mama amaze gupfa. Ni ukuvuga ngo weho papa wawe na mama ukubyara baje kwitaba Imana. Ubwo mwe mufite imyaka ingahe? Papa yapfuye mfite imyaka 10. Urumva ari nge mukuru nkurikirwa n'abana 5 kuko turi 6. Hashize umwaka umwe mama nawe arapfa kandi bose bapfaga batarwaye. Papa n'impanuka yakoze, mama we yagiye ku isoko atashya avuye guhaha yikubita hasi bamugeza kwa muganga yapfuye. Urumva twatangiye ubuzima bw'ubupfubyi turi abana 6 mu rugo rwacu, ariko turi bato cyane kuko umwana muto w'iwacu mama yamusize amaze iminsi aribwo avuye kwibere icyumweru kimwe cyonyine.
ni ubuhamya bukomeye bugezeho butangiye gutera amarangamutima. Urumva kubura ababyeyi ari weho mukuru ufite imyaka 6 wahuye n'urugendo rukomeye. Rene, mwakuze gute ubwo buzima? Ese wakomeje kwiga? Ese barumuna bawe nabo bashiki bawe kubatunga? Kereka niba ari indi miryango yagufashije, ariko mamya neza ko ari wari mukuru byari biri ku bitugu. Burya iyo umuntu ashonje ubwenge buraguka. Dukunda kuvuga ngo iyo umuntu ashonje ubwenge buraguka cyane. Murumuna wanjye mutoya uwo bucura rimwe inzara yaramuriye arasonza. Burya iyo umuntu ashonje ubwenge buraguka. Dukunda kuvuga ngo iyo umuntu ashonje ubwenge buraguka cyane. Reka ngubwire impamvu abantu benshi bakunze gukoresha ijambo ngo abazungu ngo ni abanyabwenge, ntabwo ari uko baturusha ubwenge cyane, ahubwo ni uko ahantu batuye ubuzima babayemo bwabasabaga gushaka uburyo bwo kubaho cyane. Niba batuye ahantu batabona imvura, bagomba kwiga guhinga bishakiye amazi. Twebwe impamvu guhinga bitugora ni uko tuzi ko imvura izagwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu adafite uburyo atekereza cyane. Yavumbuye ikintu na n'uyu munsi naravuze ngo ibibazo birigisha. Yavumbuye tekinike yigira impumyi. Murumuna wanjye akajya mu isoko ajya gusabiriza yigize impumyi kubera inzara, kandi bakamufungurira. Twaje kubimenya umuntu atubaje ati kakana kanyu mama na papa banyu bamaze gupfa gakurizamo no guhuma. Turavuga ngo akahese ati kakandi gato yemwe. None tumubajije niba tubwiye ati none se inzara ari kunyica kandi nsaba bakamba. N'ubwenge buhambaye kuko ibyo yabikoze afite nk'imyaka 5, imyaka ingahe gucyo. Bwari ubwana bubiri habo babasinzi cyane batabitaho. Umwe uzi ko muri icyo gihe umuntu yabaga utabona, bafataga agakoni akagenda amukurura. Sasa bo bagendaga bakururana, uri inyuma utabona agasaba, bamara kuzenguruka uwari uhumye agahumuka, noneho uwari ureba bagahinduranya ku buryo nta muntu uri bumenye ko ari ba bana bagarutse. Byabiri ibintu by'ubwenge butangaje. Aho niho Imana yagiye iducisha. Navuga ngo barumuna banjye n'Imana ubwayo yagiye ibarera. Kamwe akandi ko inzara yaragafashe kakajya kahari igiti cy'amavoka kakurira katitaye ngo ni icyande, kakamanura amavoka kakajyana mu isoko kakagurisha. Nanjye ubwanjye no kwirera ntabwo nari mbishoboye. Niyo mpamvu mpamya ngo twari twarazahaye. Nibwo nagize igitekerezo cyo gukunda. Ntabwo nakunze ntarubaka iyo nzu, ahubwo nashatse gukunda maze kuzuza iyo nzu. Nabonye muri iyi minsi nibwo namenye ko nasengesho ry'ubuzahare, ariko byose byari mu mugambi w'Imana. Nabwiye Imana ngo Mana rero igihe cyageze ngo nkunde, ariko ndashaka witonde wa Mana we. Naravuze ati nzanye umugore uzi Icyongereza n'Igifaransa yazansuzugurira mu rugo rwanjye. Ni haka kandi kakanyabo kabagabo ko kwihagararaho. Sinshaka umugore uzi Icyongereza n'Igifaransa atazansuzugura mu rugo rwanjye. Icyo ni icyambere. Kabiri, mbwira Imana ngo ndashaka umugore utagira nyina kandi utagira se, w'impfubyi buri nkanjye. Kubera iki? Nari mfite amakuru ibintu ngenda mbona uko numva abantu baganira ko umugore ufite iwabo yahukana buri munsi. Niba hari ikigeragezo kibaho ni ugutunga umugore udakijijwe ariko ufite iwabo. Muratongana akaba yagiye, kandi kumukura iwabo ni ukugenda wikoreye. Cya gatatu rero ntabwo nari ngeneye umugore uzajya ujya iwabo, nari ngeneye umugore tuzarakaranya akabura aho akatira, nanjye ngabura aho ngatira, tukongera tukiyungira aho ngaho, kandi Imana yarabikoze. Icya gatatu, nari nkeneye umugore utazi gucuruza, udafite amafaranga. Kubera iki? Muri nge numvaga ndashaka ko hari igihe umugore azaba ari umucuruzi
akaza afite amafaranga noneho twazagira icyo tugera kuko muri njye numvaga hari icyo nzageraho ingeze muri Yesu namenye ko muri Yesu harimo ibintu byinshi ntangira kwiyaturiraho kuzaba umukire ndavuga ati nzakomera nzaba umukire nzatunga menshi ntabwo nari nkeneye umugore uzazavuga ati twakize duhereye ku byanjye nari nshaka uza ari zero nganjye tugahura turi zero Imana ikaduteranya ikadukuramo umubare ikadukuramo ikintu cy'igiciro nayo mahame rero nagendeye Irene aha icyifuzo Imana ati ndashaka umugore utarize kugira ngo atazansuzugura avuga igifaransa n'icyongereza icya kabiri ndashaka umugore wifubye utagira epfo na ruguru imiryango kugira ngo nihabaho kutumvikana atazahukanira iwabo icya gatatu ndashaka umugore utazi gukora none Irene kugize ibyo byifuzo nawe kandi ubuhamya bwawe ukaba wamaze kubutubwira wabonaga ubukwe buzagenda gute ariko uri bubitubwire dusa nk'abatambuka kubera igihe ubukwe nyirizina cyangwa se ujya kumubaza izina ndagira ngo uheraho Irene arahagurutse agiye kubaza izina uwo mukobwa ndahamya neza ko Imana yamukuboneye ndagira ngo ndebere Irene ukomerezaho Irene amaze kubaza izina Irene kwa pasiteri Irene mu bukwe buri kuba mbese muri iyo minota kuko ni byinshi Irene ufite byinshi ufite ijambo ry'Imana byinshi ugira impuguro nyinshi kuzahajya rero ni ugukora ama episode ariko duse nk'abagarukira mu bukwe reka tugarukire mu bukwe wibuke ko nabwiye Imana ngo ndashaka umugore utarize uwo mugore rero Imana yaramushatse hanyuma ari ijambo ngunda cyane ni ijambo Adamu yavuze amaze kubona Eva yaravuze ngo uyu nakara ko mu mara yanjye ariko ayo magambo yavuze ari uko Imana imaze kumuha hanyuma ikintu gitangaje sinzi imyaka Adamu yamaze muri Edeni atagira umugore kandi Bibiliya itubwira ko Imana yarebye Adamu ngo ikabona atishimye n'ubwa mbere Imana yavuze ngo ibisi byiza ibona ko ibindi yari yakoze kuri Adamu byose byiza iravuga ngo ngwe kumushakira umugore mukwe none gitangaza niki umugore Imana yashakiye Adamu ntabwo Imana yagiye kumushaka ahandi ahubwo umugore yari muri Adamu Imana yakuye umugore muri Adamu bivuga ngo nubwo Adamu yagendana agahinda umugore baragendanaga baririrwanaga ariko atarahishurwa dukeneye ko Imana ihishura ibyacu biturimo noneho umugore namubonye aho muri korari twabanaga muri korari tutavugana kurambagiza ntabwo nabitinda kuko biroroshye ndabyihutisha ntabwo nigeze mfata umwanya kurambagiza ngo ndagukunda ngo iki oya ahubwo ngewe narivugiye ati nta muntu ufite igihumbi ngo akingurize uwo mukobwa arahaguruka atakira nkikugurize twari tugiye kuririmba tuvuye kuririmba ndamubwira yo akira cya gihumbi cyawe arambwira ngo kitwarire nta ndagukunda nta bigambi mfite ntangije ndamubaza ndiwe ndiko mbona ufite imbuwe ntiwareka tukazabana abarambwiye ngo nta kibazo nta bindi nta kibazo ndamubwira ndi nose ko byemeye ko ntagira papa ko ntagira mama ko ndagira inkwano iwanyu bazakumva gute nta ngwano ngira nta n'ikintu mfite abarambwiye ati nanjye ukundeba nta mama mfite nta na papa ngira ati ubundi izo ngwano ninde uzazikwaka ndamubwira nti ibi bintu nibyo ubwo ndihuta ngo tujye mu bukwe twe tuganiye turi babiri turi abana twemeranije kubana ariko uko byagenda kose nubwo atagira nyina na se nanjye ngaba ntabwo ngira ariko afite ba se wabo afite umuryango ndambwira rero noneho ba so wanyu ntabwo bazemera ko tuwerekeza mu bukwe ngo turi gutyo ubwo genda ubabwire ko wabonye umuntu ugukunda ariko ubabwire ko nta ngwana agira n'imfubyi ntacyo mfite sincuruza singira uti nibabyemera dukomeze gahunda ageze iwabo arababwira ibintu by'Imana kuko wibuke ko naby'Imana unshakire hari Imana iguhuza n'uwo yashatse Imana yigeze ibwira umugaragu w'Imana Eliya ariko kageze Serafati aramubwira ngo ariko kageze Krete genda ujye Serafati hari yuwo nategetse hari Imana iguhuza n'uwo yategetse igahuza n'umuntu wawe aramubwira ageze arababwira ati nabonye umuntu dukundana ariko ikibazo nta ngwana afite nta kindi kintu twabona ariko ndumva ashaka kubaka urugo kandi nawe arabishaka base wabo barareba basanga ibintu ntabwo bizabagora baramubaza ngo none se ibishingiranwa bizava ko biva mu nkwano
aravuga ati twapanze ko nabona 1000 azakimba ngura isafuriya, nanjye nimbona 2 nzagura ibase. Ku munsi w'ubukwe ibyo tuzaba twaguze tuzabizana hano, abari byo mwikorera muzane. Baravuga ati niba ari cyo mwabivuze genda ubakurwa nta kibazo. Imana ibirabyemeye, nabo baba barabyemeye. Tugeze mu itorero, tugeze no ku munsi w'ubukwe. Aho kwitorero rero byari byoroshye cyane kuko pasiteri twari inshuti, twakundaga gukorana umurimo turi kubaka urusengero. Naritanze kuko nari ntagira amafaranga, nitanga kujya nikorera amatafari mu modoka nge nawe kugeza urusengero rwuzuye. Bivuga ngo twaririrwanaga kandi yaranze. Hanyuma rero turangije umunsi umwe turi kuganira, nibwo namubwiye ati pasiteri rero ngiye kuzakora ubukwe. Ubwo twari twararangije kuva mu buyobozi, kuko njya mu buyobozi niwe wampaye ikoti ndagiye nambaye. Umunsi umwe ndi mu rusengero mfashijwe ikoti ndaritanga. Arambwira rero tuati, ndamubwira ati pasiteri ndabona ndayisezeranye, kuko nategereje kubona amafaranga ngo ngure ibikoresho bizaza bizanye ngibishingiranwa, none ndabona bikwanga. Pasiteri ambera imfura, arambwira ati kubasha mpabwa n'Imana kandi kubasha mpabwa n'itorero. Kuva mwarasezeranye mu buyobozi iwabo bakaba batakubwira ngo ingwanuze wewe kuko bazi ko ntazo ufite, vuga ngewe nzazane n'umudiyakoni na pasiteri. Icyo gihe we yari umushumba naba hari kuri paruwasi, ntuzi wawe uhamagara umugeni wawe mbasezeranye. Ndambwira ndi pasiteri, niba byemewe ko mwadusezeranya gutyo, reka ahubwo uzadusezeranirize muri nibature. Muri nibature ahita ambwira ati icyo gitekerezo ni cyiza, ati n'abaririmbyi bazakuririmbira. Ubwo muri nibature ni muri ya materaniro ya mu gitondo burakeye saa 11 agasoza saa 12. Aravuga ati ngiye kubibwira abadiyakoni. Ntabwo pasiteri asaba umushumba, yabwiye abadiyakoni ati kuwa 2 mu gitondo dufite ubukwe bwa Irene n'umwana wacu muramuzi. Abadiyakoni ati nta kibazo, kandi ubwo ibyo twabivuganye ari kuwa 6 ku cyumweru arabibabwira kuwa 2 nta mvitasiyo, nta gutumira, ntaki. Mbwira umukobwa ndi nge na pasiteri twemeje ko tuzasezerana kuwa 2 mu gitondo, urabyemera? Ndabyemera. Nta kanzu y'abageni. Ndamubwira ati igitenge nakuguriye tuje iwanyu aba ari cyo uzambara. Rero yampaye nari nararitanze. Hari umwarimu w'umudugudu, ndagenda ndamubwira ndi ufite agakoti k'umukara, uyu munsi ntabwo uri bukambara urakantiza. Niko ntaza nambaye mu bukwe, ambera imfura arakantiza. Saa 11 za mu gitondo kuwa 2 nge na madamu twari twinjiye mu rusengero. Saa 11 za mu gitondo. Oya babyumve neza, ntago ari nimugoroba. Za mu gitondo twari tugeze mu rusengero. Madamu yambaye ate? Yambaye igitenge, nanjye nambaye agakoti k'umukara kadasa n'ipataro. No kuri kose. Imana ni igitangaza. Impeta se cyangwa iki? Ndaza kuhagera kuko mwaje n'amaguru se? Twaje n'amaguru. Wagiye kumutora iwabo? Reka nambwe ndi duhurire ku muhanda. Ahuriye ku muhanda kuko iwabo ni wacu hari hafi. Duhurira ku muhanda twinjira mu rusengero. Abaririmbyi n'abana beza, buriya abarokore n'abana beza. Kuri uwo munsi iyo nibature banze yarabaye igitangaza. Nta muririmbyi wasibye, nta mukirisitu wasibye, baje kureba umugeni wa saa 11. Twinjiye bahita baririmba ati bambaye ibyera baraje. Tugira ikibazo cyo kuririmba ibintu tutabitekereje. Umugeni ntiyambaye imyenda y'abageni, umugabo ariko ngo bambaye ibyera baraje, ariko mu mutima twari twambaye ibyera. Tugeze mu rusengero, umushumba arambwira ati yarahari Irene ntago ari njye gusezeranya, pasiteri ndeze Pascal ni uragusezeranya nti ishangombwa no gusezerana. Barahagurutse mfashe indahiro ndarahiye, madamu ararahiye, hakurikiraho umuhango kwambikana impeta. Baravuze ati umugabo nafata impeta yambika umugore we. Ndababwira ati pasiteri ndambeta afite. Pasiteri abwira umushumba ati mushumba ikibazo kiravutse, abageni nta mbeta bazanye. Umushumba ati bwizigane n'ikibazo, bati umudiyakoni wambaye ingweta nakuramo impeta adutize abageni bacu basezerana. Umudiyakoni umwe akuramo impeta, undi akuramo impeta, nasigaye nambika umugore wanjye impeta y'intizanyo, nawe nyambika intizanyo. Barangije kwambikana impeta, baradusengeye, turangije turahoberanye, pasiteri arampobeye, umushumba arampobeye, mutahe
tugiye gutaha rero uwaduti wandihije impeta ati mbayambe tukiri ku rusengero na madamu ndi nawe kuramo impeta y'abandi tuzagura izacu madamu akuramo impeta nanjye nguramo impeta turataha. Ikibazo rero cyari kiri gikomeye, uwo munsi hari kuwa kabiri kandi isoko ryaremaga kuwa kabiri no kuwa gatanu, wari umunsi w'isoko. Nuvuga ngo tugiye gutaha njye na madamu, kandi buke ko nta muntu n'umwe twatumiwe, nta marene nta pare. Muri iyi minsi hari abantu bakoze ubukwe budafite marene na pare, n'aba basore bagenda inyuma ntabo. Ndagira ngo mbwire abantu ngo nubona ba pare bakwihakanye, ba marene bakwihakanye, icyangombwa Imana ipfa kubihari. Imana ni marene, Imana ni pare, birahagisha. Ndakubwiza ukuri, twaratashye njye nawe. No, Imana ni umukozi w'umuhanga. Haboneka abantu, kuko niba turi bigira abantu benshi, haboneka abantu banyuraho twanyuze dutahana bo muri nibature baturuka iwacu. Baravuga ati tugenda twiganiriza abageni, tugenda tuganira. Havamo umudamu umwe ntabwo nzamwibagirwa, yitwa Mukasafari Antoinette. Aravuga ati ariko we turagera mu rugo rw'abageni tuvire mwaho. Umudamu umwe baravuze, uwo mudamu aravuze ati ngewe mfite 200. Umugabo witwa Gasana aravuga ati nanjye hano mfiteho 100. Abaye turuwa aba 300. Uwo mudamu ahita ambwira ati Rene wamba agafunguzo kiwawe, ndakamuha. Aragenda guza ipaki y'imigati, aragenda guza inusu y'isukari, aragenda acanye imishingiriro yari inyuma y'iwanjye, ateka icyayi cya mukoro. Twageze mu rugo nk'abageni dusanga icyayi kirahiye, imigati iraho ngaho, ipaki. Twari abantu 8, naherekejwe na 6 nanjye na madamu. Buri wese rero kwiyakira, wese gusiga, buri wese agakombe k'icyayi n'umugati, agakombe k'icyayi n'umugati. Reka ngubwire pastor, ndashima Imana yo mu ijuru yagukorera mu bukwe bwanjye, ntawe utarariye, ntawe utaranyoye. Yagukorera Imana yuzuye, kuko ntawe utarariye, ntawe utaranyoye, ntawe afashe umuheha ngo ahengereze ngo aburiremo. Ni 6 baranywa bararya. Iryo ni ishimwe rifatika. Ngubwo ubukwe bwanjye uko bwagenze, Imana iduhana umugisha. Irene ni byinshi Irene uyu munsi wa none. Irene reka dusoze usengera abantu, ariko mbere yuko basengera batagira ngo Irene ni wa wundi wicogeye wipaki n'umukati. Irene ageze mu mujyi, mu rundi rugendo, mu bundi buhamya muzatubwira uko mwaje Kigali. Ariko Irene uyu munsi, Irene uyu munsi abana bangahe, atuye hehe, ubundi buhamya bw'amatsiko use nk'ubabwira Irene uyu munsi. Irene afite abana 4, Imana ishimwe, abakobwa 2 n'abahungu 2. Imana ishimwe. Hanyuma abo bana 4 naba wa mudamu turacyari kumwe. Imana iduhananye umugisha. Amen. Ntuye Kigali, Imana kandi ntuye iwanjye. Iyo mvuga ibyo mbangira ngo umuntu ashire ku munzani, gusezerana saa 11, ipaki imwe y'umugati, impeta z'intizanyo. Hanyuma ngaba ntuye Kigali, ntuye Masoro kuri kaminuza y'Abadventiste. Amen. Naho ngaho ntuye. Hanyuma inzira zo kuza Kigali zo ni bundi buhamya, ni yindi mirimo y'Imana. Kuko nyuma yaho njye n'umudamu tubana twahuye n'ibindi bibazo byinshi, ariko ndashima Imana ko uyu munsi Imana yatuzahuye. Imana ishimwe cyane, turashima Imana nuko. Irene reka dusoze dusengera abantu, usengera abantu bakomeze abakizaya bari mu bibazo n'intambara bigiye bitandukanye, ubasengera uvuga ngo iyantabaye nayo nibagere batabari bazaho. Reka dusengane Imana, kandi mbabwira ngo Imana irashoboye. Hari ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, ni ijambo rivuga ngo ubwo yabashe kugeragezwa cyo abasha no gutabara abageragezwa bose. Turashima Imana ko mu byo twahuye nabyo n'ibyo duhura nabyo nta kintu na kimwe Yesu atahuye nacyo. Yesu yaratutswe, Yesu yaranzwe, Yesu yarashonje, Yesu yagiye n'amaguru, Yesu yanyuze mu bibazo byinshi byo tunyuramo byose. Rero uwanyuze mu bintu bingana gutyo Yesu abasha kumutabara, kuko azi ububabare bwa buri kintu. Reka dusengera abantu. Turagushimye mwami w'abami, turagushimye kubw'iki kiganiro cyiza. Ndabihamya ndakishidikanya
ndashidikanya ko kizahembura abantu benshi, kandi ndabihamya ndashidikanya ko hari abantu bagomba gusubizwamo imbaraga. Ni nayo mpamvu dusengeye buri muntu wese uri mu bibazo, umuntu wese ufite